Mutese bitese. Mwiza. Sha. Uri mwiza? Mfite n'amanyashi. Mfite n'amanyashi no kuri kw'Imana. Ariko reba, amanyashi asikunangana. Yesu we. Ako tukinanga pe. Nagukunze. Buryo namaze kwishima byarangiye. Mama yangu. Game over. Ngiye gutyo nagukunze. Umva kano uko baturi gashasho. Ariko ujye urisasira ihene. Kabeshe umva nuko naga parufe kanyasha nakuye muri Zimbabwe ejo bundi. Urabona uretse ajya gutereta ko katabanje no kumenya. Sister no surukundo rebera byo ngibyo amazi. Igihe yimba nagukunze ntabwo birizo kuza kunshira umwenda ngo ndi kumesa. Iyo tujya kureba abasore tureba abasore bakeye. Reba. Reba nk'iki gipantaro. Wajya ngo kimaze umwaka. Reba imbuto. Reba costume. Wajya ngo dipere kati wasutse. Se baby. Watanga gusohokana. God have mercy upon us. Kwa sahina ku muhanda. Ngewe hari ahantu nahari. Nyine urumva ngiye kujya kugurayo ivoka. Niki? Mirindazi. Ngewe umuntu ngana nanjye ivoka nirindazi. Ntabwo ndo gushukwa nk'abana. Afite n'ibijumba. Ifiriti biryoshye kubi. Kare kuzashaka abantu ujya gukina yongeye ntago najya hari ahantu. Afite n'ibintu. Igijara yicera yizanye. Ariko si urukumva ibyo kuvuga wabanje kubitekereza. Abantu nyemereje. Nagusohokana tukaryoha. Nakubwiye ati ubanje nyine ubu ko amafaranga yanjye uzayampa ryari. Njye mpora nkakubwira ngibi amafaranga y'umuntu ujye urute uyampa. Guma amafaranga yanjye njye ibintu sinjya mbibyurute mbyemera. Sinjya nemera ibintu nk'ibi. Byagenze nose urambwira ngo uzayampa kwa gatanu mbe nkiguze iki? Yewe. Nzaba nkiguze iki ubu? Nzaba nkiguze iki? God have mercy upon us. Umva rero nkubwire. Tutagiye muri byinshi umenye ibintu bara. Tutagiye muri byinshi. Ubu se byinshi ibintu umenye ko njye mbafite umugeni. urebe ibintu gutuma wangure. Mama yangu. Game over. Nukuvuga naguhaye nishimye none kuyansubiza byabaye intambara. Urumva ibyo bintu byagenze kubita abantu cyane. Uretse njyewe dena rimaranye imyaka. Ubwira ikibazo ufite cyangwa nimbaza. Nta kibazo twebwe dufitanye. We nande mwebwe naza. Uryo wagomeze ko hondagura abantu wagira ngo ni inka ziraho. Mbwira ngiye nzabigeze kwa minisitiri. Ubwo muri kwivugisha ntabwo tubishaka kubwira icyo urikuvuga. Kwa mukobwa wari kunshaka he? Bagushaka iki suri igiki? Nge narako God have mercy upon us. I'm telling you. Nibura ngo kwa gatandatu ugomba kugira ute ibyo bijaba by'amaboko. Ariko haritseho nkishurizaho. Nose ninjye uvuga ufata hose uri igiki? Yego rati. Nyine nayaguhaye mu kwa amafaranga yanjye udurute wanga kuyamba. Nyine byo kwa mbere ibyo nandi kukubwira ngo aho here hondagura abantu umuntu yahereye kwinginga tubwira icyo uri igiki se kubyo ari gahunda namwe ari cyo ndi kubatwara ngewe. None ongera umukorego. Yego rati. Ejo uzagomba kuyamba. Nakubwiye ko agasore kinjaje ubundi umuntu bakubita mu maziki. Winyiharaho urinjajwa uri n'amacu. Kana gasana kwita. Akana bimigera gukubisa. Ngira ngo ushaka izo mbaraga urazije. Ako do. Jangu wakurari ku butanda bw'amagufa. Nibyo nari ndi kukubwira nanze nibyo nari kukubwira ngo zampa y'amafaranga. Se aho wowe wigaragaza mu bantu ni ibiki byaguteye? Ariko nibyo nandi gushaka gutera. Ni imbwa mwamuri kumwe nta muntu muzima wari uri kumwe nabo. Ahubwo ataraza nari ndi kuvuga ati
Ega urebye neza nanjye ubusore mfite ntabwo wangereranya n'irantumbi sibyo none ntiwari kuza neza utaje uhondagura abantu ubonye atari injajwa tudatinze mu magambo God have mercy upon us. tudatinze mu magambo hari utuntu nari mushaka kukubwira. Iriya ni imbwa uzi ko njyewe buriya ndi kujya njya i Dubai nkarangura amatike ajya mu ijuru uze ngo uhaye itike ryo mu ijuru hari ikindi cyaba kigize none se wowe ibyo nibyo bitekerezo bizima ubwo urukumva nta gitekerezo ariko ni nabyo nta gitekerezo ufite kizima none se ubu wakurangurira amamodokari wayacuruza ubu se uba utazi no kwigurira imyenda ngo wanagura izo ni tekinike z'abakire none se harya ngo ibi babyita gute ngo harya ngo ni ibi baragara wowe ntabwo uzi iby'iyi si shaho ntabwo ubizi ubu ngubu kwigira umukire muri iyi si kwerekana amafaranga ufite ni ukunyegera ubu nawe urayafite wakubera itinda jyana ino telefone ahubwo ugiye wajya igitekerezo kizima nushaka unigendere njye ni ukukwereka yuko njye ndi umukire nyaruka genda utazapfa kunyiruka nta kibazo naho umuntu ufite amafaranga yanjye yo ya telefone igiye yewe